hinduka. Niba utizera Imana ishobora byose, iyi message si yawe. Ariko ushobora kuyoherereza ubuzi uvuga ko yizera. Abanyarwanda benshi mwizera ko Imana iriho. Benshi mwizera ko ijambo ryayo n'amasengesho ari intwaro ikomeye. Ariko se, iyo ntwaro ni bangahe muyikoresha by'ukuri? Ibibazo by'u Rwanda biri mu nzego ebyiri. Hari ibibazo byo mu mwuka, spiritual problems, n'ibibazo byo mu mubiri. Aha mu mwuka cyangwa mu mutima niho abantu benshi bahumanye kandi bahumye. Aha niho haba cya kinyoma cyabaye karande, ni naho haba wa mujinya, urwango, inzika n'inzigo. Aha kandi haba amoko, uturere, utuzu n'udutsiko. Aha ni naho haba bwa bwoba no kwikunda bibuza gutabara inzirakarengane. Na bya bindi bibi byose bibangamira abaturage. Ibi byose ubikubiye hamwe ni imirimo ya shitani. Ariko umwana w'Imana yaje kuyisenya agukoresheje. Muntu wizera Imana, hinduka uve mu kwitotomba no kwirebera hirya ngo Imana izabikora. Inshingano yawe ya mbere yakabaye guhaguruka ugahangana n'iki kibazo cyo mu mwuka kugira ngo ibintu bihinduke. Nutabiharanira se kandi ufite urufunguzo, uragira ngo bizakorwe nande? Kuba waravutse uri umunyarwanda ukaba uriho mu gihe nk'iki si impanuka, nuko hari icyo Imana ishaka ko wakora mu gufasha gukemura ibibazo biriho. Wikwisuzugura rero nka Gideyoni kuko ufite imbaraga zihagije kugira ngo uhangane n'ikibazo cy'igihugu cyawe, kuko umwami agushoboza muri byose. Utise nakora iki? Hinduka mu bitekerezo, utangire kwibona nk'igisubizo cy'ikibazo cy'u Rwanda, kuko ubwo niko Imana ikubona. Niba koko ubabajwe n'iki kibazo, Yakobo 5:13 ati senga. Ariko si ugusenga uko wiboneye anyhow, kuko Yakobo 5:16 arongera ati amasengesho agira imbaraga n'umumaro mwinshi n'ay'umukiranutsi. Nuko rero banza ukemure ikibazo mu mutima wawe. Niba utasengeraga igihugu cyawe, hinduka utangire usenge. Niba wasengaga, kaza umurego wongeraho no kwiyiriza. Muri make, hindura imyitwarire yawe, witware nk'ufite igisubizo, kandi wumve ko ari inshingano zawe. Senga ngo akarengane, ikinyoma, ubwicanyi, ubwoba no kwiheba bive mu mitima y'Abanyarwanda. Senga ngo abizera Imana bambikwe imbaraga zo guhagarara mu kuri no kukuvuga bashize amanga. Senga ngo ubwami bw'Imana buze mu Rwanda nk'uko tubibona mu Baroma 14:17. Senga ngo Imana ikwereke icyo wakora, kandi ntugire ubwoba, iza kubashisha. Reka ndangize nkubwira ngo ibyo biba nibyo uzasarura. Biba neza rero. Imana igusobanurire kandi iguhe umugisha.